waramubajije uti imbaraga zo gukomeza politike aho idashoboka uzikomora hehe? impamvu ituma nkora politike bidashoboka mu Rwanda kandi dufite itegeko nshinga riha abanyarwanda uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe harimo no gukora politike. Iyo mpamvu niyo soko y'imbaraga zanjye. Bigaragaza ko hari ikibuze kandi kigomba guharanirwa kugeza tukigezeho. Kubaka igihugu kigendera ku amategeko dufite ntabe ayo mu mpapuro, akaba ayo kubahirizwa kandi na buri munyarwanda wese yabisubije mu nyuguti nkuru. Yego. Uruhongero bamubaza uti kuba waraje bakagufunga byagwaye iriye somo kuki udacika intege? Ati kera iyo najyaga gusura kwa nyogokuru muri za Ngororero bakavuga bati tugiye gusura banywanyi bacu inyuma y'iriya misozi ya Kageyo, narashegaga ngo tujyane. Imvura yaba yaguye ngasanga hanyerera mu tuyira tubi, kandi nabaga mvuye hafi ku Gisenyi mu mujyi aho ngenda kuri kaburimbo nambaye n'inkweto. Muri iyo misozi nakuragamo inkweto nkagenda nyeranyereza ariko nkagera aho tugiye. Isomo nakuragamo kwari uko niba nshaka kugera aho ngiye inkweto nzikuramo, kuko ndi kugenda ku misozi atari kuri kaburimbo hanyerera. Inkweto zigenda kuri kaburimbo zitangiza iyo njya mu bunyerere. Kuza ngafungwa byanyumvishije ko ikibuga cya politike mu Rwanda kinyerera. Byanyibukije rwa rugendo rwo muri ya misozi ya Kageyo nagombaga kugenda nyeranyereza nakuyemo inkweto ariko nkagera iyo njya. Kuki nyuma yo gufungurwa utasubiye imahanga? Umunsi nafasheho icyemezo cyo gutaha mu Rwambyaye cyari icyemezo cya burundu. Ndi iwacu nta mpamvu yo gusubira imahanga, ariko mafite umuryango cyane. Umufasha wanjye arwaye kuva 2016, nifuje kumusura ariko nk'uko ubizi nasohotse ku mbabazi za Perezida wa Repubulika, harimo ibyo ngomba kubahiriza nko kudasohoka mu gihugu ntasabye uruhushya. Nasabye uruhushya inshuro zirenga 3 sinasubijwe. Kane, wagira nama ki abakorera politike hanze y'igihugu? Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub.
Padiri Nahimana so muri bake ni byinshi namubajije na suggestion ariko nawe yaragusubije. Yes. Okay, none ubwo rero uragenda ikibazo kukize kindi urajya udusubiza urajya usubiza ibyo yagusubije. Yego. Waramubajije uti imbaraga zo gukomeza politike aho idashoboka uzikomora hehe? impamvu ituma nkora politike bidashoboka mu Rwanda kandi dufite itegeko nshinga riha abanyarwanda uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe harimo no gukora politike. Iyo mpamvu niyo soko y'imbaraga zanjye. Bigaragaza ko hari ikibuze kandi kigomba guharanirwa kugeza tukigezeho. Kubaka igihugu kigendera ku amategeko dufite ntabe ayo mu mpapuro, akaba ayo kubahirizwa kandi na buri munyarwanda wese yabisubije mu nyuguti nkuru. Yego. Urongera bamubaza uti kuba waraje bakagufunga byagwaye iriye somo kuki udacika intege? Ati kera iyo najyaga gusura kwa nyogokuru muri za ngororero bakavuga bati tugiye gusura banywanyi bacu inyuma y'iriya misozi ya Kageyo, narashegaga ngo tujyane. Imvura yaba yaguye ngasanga hanyerera mu tuyira tubi, kandi nabaga mvuye hafi ku Gisenyi mu mujyi aho ngenda kuri kaburimbo nambaye n'inkweto. Muri iyo misozi nakuragamo inkweto nkagenda nyeranyereza ariko nkagera aho tugiye. Isomo nakuragamo kwari uko niba nshaka kugera aho ngiye inkweto nzikuramo, kuko ndi kugenda ku misozi atari kuri kaburimbo hanyerera. Inkweto zigenda kuri kaburimbo zitangiza iyo njya mu bunyerere. Kuza ngafungwa byanyumvishije ko ikibuga cya politike mu Rwanda kinyerera. Byanyibukije rwa rugendo rwo muri ya misozi ya Kageyo nagombaga kugenda nyeranyereza nakuyemo inkweto ariko nkagera iyo njya. Kuki nyuma yo gufungurwa utasubiye imahanga? Umunsi nafasheho icyemezo cyo gutaha mu Rwambyaye cyari icyemezo cya burundu. Ndi iwacu nta mpamvu yo gusubira imahanga, ariko mafite umuryango cyane. Umufasha wanjye arwaye kuva 2016, nifuje kumusura ariko nk'uko ubizi nasohotse ku mbabazi za Perezida wa Repubulika, harimo ibyo ngomba kubahiriza nko kudasohoka mu gihugu ntasabye uruhushya. Nasabye uruhushya inshuro zirenga 3 sinasubijwe. Kane, wagira nama ki abakorera politike hanze y'igihugu? Okay. Karegeya Omar Pano, twongeye kubana namwe, tubifurije weekend nziza aho muherereye. Imana ikomeze kubitaho no kubarinda nkuko natwe yabitugiriye. Turabasuje kandi twizere ko bumeze neza cyane. Ndabona iyi weekend ituje cyane nkuko Karegeya mbona atangiye. Irimo izuba ryinshi n'akazi kenshi. Iraracyaye izuba, muntu riracyaye. Ariko nibwo utwinjiye mu rugari. Turi hafi kujya mu Itumba. Itumba riri hafi. Tuva mu rugari. Mu cyumweru gitaye Itumba ryakabaye ritangira. Rimeze rishya. Ntuzi kwa kane se kwa bari imvura. Ko muri Itumba riri special. Oya, imvura yaguye igihe kinini kugira ngo ibigori byume. Ahandi bitese. Bo biraho ariko harimo akananiro. Harimo fasakanano ko mutari ariko harimo akazi kenshi. Harimo akazi kenshi. Ejo twiriwe mu nama, kwa gatandatu twiriwe mu nama Sainte Famille itegura itegeko nshinga ry'abanyamakuru. Wow. Wow. N'abakarara bizarangira tubemeye. N'abandimbati ntawamenye. Ntawamenye. Ariko bagomba kugira umurongo. Bagomba kugira umurongo. Twagiye tureba ngo twarimo twiga tureba ngo bimeze biti, ariko byari nko kuri finale. Byari kuri finale tureba uburyo byasemuwe mu Kinyarwanda no mu Gifaransa, ko Icyongereza cyo cyari kiraho, ariko ari inama ikaze cyane isaba gutekereza. Ibana byageze 11:00 ibana ntabasha kureba
twatangiye saa 3 so rero urumva bisatse vuga ngo kwa gatandatu ni nkaho nigeze nduhuka habe namba ahubwo nananiwe kurusha nakoze birenze kuko ya saha yanjye yo kuruhuka ntago nayibonye yes mbere yaho gato nari nagiye kwirebero hari amafoto nakoherereje nushaka uzayashyireho nagiye kwirebero hari umwana wari wantabaje ambwira ko afite ubutaka ngo akarere kamubwira ko ari ubwa Zurufati ari ubwa ITB kandi mu nzego zibanze kugera ku murenge bari baramubwiye ko mu butaka bwasagutse ariko haruguru y'ubwase leta yahahaye Zurufati ugasanga ni ibintu biteye amakimbirane atafite ishingiro cyambere ubwo butaka ni butoya cyane cya kabiri harimo umuhanda cya gatatu wambukiranye utambika ruguru y'ubwo bw'uwo mwana n'abaturage bahatuye haruguru hakaba ubwo ngubwo leta yahaye Zurufati ukibaza ese akarere niba umurenge waravuze ko ubutaka ari ubw'umwana ese akarere ntago kazi imbago zahawe ITB bagatangira gukanga umwana ngo urashaka kuburana na Zurufati ibintu byo mu Rwanda we urumva ni ibintu byoroshye kumenya ubwo butaka bwa leta ko leta ntiyatanga mu kumuturage ririya shyamba ryo kwirebero ndabizi ko yari domaine ya leta kuva na kera hari hasaga nta kagenewe urban tourism ariko urumva nabonye harimo ikibazo ku murenge amakuru yo ku murenge nayo ku karere nayo ku mujyi ntago aramwe umujyi ubwira umwana ngo genda ubaze mu baturage tuzaza mu nteko y'abaturage bemeze niba ubutaka ari ubwaso umujyi ukamubwira ngo ubutaka bwanditse kuri ITB kandi ITB iri haruguru ako kantu gatoya ka trapeze kari busi y'umuhanda icya kabiri aha ITB hari imbago hari ibiti byaye byarateye ku bwa leta ya kera yerekana aho bwagarukiraga gushyira hamwe izo nzego zigahuza zikemeza ngo nta runaka cyangwa nta runaka haba harimo ikibazo uri kubona ko hari ibindi biba bibiri inyuma kuko iyo urebye mapu amafoto uraza kuyabona n'abadukurikiye bazarebe ako gataka kari munsi y'umuhanda n'ubwo bwo haruguru bunini bwa ITB ubona ko ITB nta n'inyungu yaba ifite yo kugira ngo yambure uwo mwana ako kantu ariko hakabamo ibintu bibiri kuba umujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge kigira nk'igisigara kakazagiha abatuye munsi aho ngaho cyangwa se kakagagurisha nabyo ntibyabura cyangwa se kuba hakitwa ko nta nyiraho ko nta ari Zurufati ari no mwana n'ubutaka butarengeje metero kare bufite metero kare 400 400 ariko forme yabwo n'ubundi nta ni trapeze havamo yanze yakenze 20 yavamo ariko bigoranye urumva rero umwana nyine yarakurikirana ubutaka bwase akarere kakambwira ngo nubwa ITB umujyi ukamubwira ngo bazaza kureba niba ari ahe koko nibavuga rumwe kandi inzego zo ko no kurweza ku rwego kuva ku mudugudu kugera ku murenge bo bamukoreye raporo ko aho hantu ari mwase umuntu araho gutya arazenguruka yes kugera ku murenge baramubwira ati ni mwaso akarere ni mwa ITB umujyi dusubira inyuma tubaza abaturage se ufite raporo y'umurenge uguha basigaye iyo niyo myamiyoborere dufite abantu baba bagenda waba udafite umwanya ngo ugirukankeho zitahuje ntago zahuje nyine no coordination urumva ari ikibazo nazindukiyeyo imvura yari itangiye gutonyanga ariko ndiyaranja njyayo gusa nyine nanjye ndabireba uko hateye arya burarebera iri mu murenge wa Gikondo cyangwa Kigarama ntago byangora ITB ishobora kuba uri muri Gikondo ariko ni hakurya kaburimbo ITB ugera muri ka karompuwe kagira kariho umuhanda wa Bwerankore yo ni Kigarama ukagira utya ukaza hafi yaho bureba uri nko hejuru kwa Rujugiro hari ashobora kuba ari muri Gikondo uko biri kose rero urumva ni ikintu abantu inzego ziba zigomba guhuriza hamwe kugira umuturage areke gusiragira afite raporo y'umurenge akarere kati ni ITB umujyi wa Kigali ati tuzaza mu nteko y'abaturage ntuje
ibyo nibyo nari nagiye muri icyo gikorwa naba narabashije gukora mu cyumweru gishize hamwe n'iyo nama numva ibyo ngibyo ku bwanjye biba bihagije kufatanya n'akazi nabyo bifite aho bihurira n'umwuga reka dutwara ibyo ahubwo wenda muri iki cyumweru uribuka ko ubwo duherukana twari twavuze ko tuzaza tugira icyo tuvuga tumaze kumva icyo urukiko ruzanzura nyuma y'uko madame Umuhoza Ingabire Victoire asabye gukurirwaho ubusembwa kugira ngo mu gutumbirira amatora nk'uko byanditswe n'umunyamakuru w'Igihe ariko mu kuyatumbirira ntibyagenze neza reka mvuge birumvikana inkuru zasohotse nyuma hari zaje zivuga ati ukwiyamamaza icyizere cya Ingabire Victoire cyo kwiyamamaza kiragenda kiyoyoka yes ariko stili wakumva amagambo yakoreshejwe ari urukiko ari umva hari bisa n'ibibusana kuba mbere twaravugaga ngo umunyamategeko yari yambwiye ati ihanagurwa busembwa ntirigombera igihe uzarangiriza igihano ahubwo rireba igihe umaze hanze orwe imyaka amaze hanze ariko mu rukiko baravuze ngo igihano wari warakatiwe ntikirarangira hanyuma barongera bati hari ibyo wari warategetswe gukora no kudakora kwitaba ribu kugira gute nawe akavuga ati nagiye nitabangira gutya hanyuma icyo kuba yaragiye mu bikorwa bya politike byo birumvikana buriya imbabazi za perezida wa repubulika ku muntu wese wari mu gihano sigira kondisiyo ariko na Ingabire simpamya ko nawe yaba atararebye yahise akora n'ikiganiro yagombye kuba yarabanje akareba ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe so rero ubwo urumva namubajije rero ibibazo bigera mu 10 ariko bimwe bishamikiye ku kindi ambwira nyine uko abibona urabyuka ko twari twabihuje na dosiye ya Ntaganda ese Ntaganda nawe afite icyizere ariko kesi zabo zisa naho zitandukanye kuko Ntaganda we ntabwo yigeze asaba imbabazi ntabwo yigeze ajya mu mbabazi abo yamaze igihano cye yaragikuruye cyose arakirangiza so rero nta mu kanya gato nari buriya we ntaba yaragiyeho harya buruba mu bihano cyo gufungwa ntabwo hashobora kujyaho ubusembwa bushobora gutuma utiyamamaza nyine nkuko aba yaragikoze akakirangiza ntibanza kuvanirwaho ubusembwa nyine hari amakondisiyo kugira ngo wiyamamaze agomba kubisaba ibi niyo mpamvu Ntaganda bisaba nyine kuvanirwaho ubusembwa kuko iyo udahanaguyeho ubusembwa buri nyine kimeze nk'ufunze usibye no kwiyamamaza no gutora ntiwatora urabiseka nababimenye no gutora no gutora ntiwatora bisaba ngo ubanze uhanagurweho ubusembwa ibyo ni ngombwa rero impamvu none se Victoire siyo mpamvu atagenda imyaka amaze hano ntarasubira mu Burayi kureba umuryango avuga ko afite n'umugabo urwaye kuva 2014 ibyo byose gusohoka igihugu oya no gusohoka Kigali urabivuga uvuga ko ugiye ariko Ntaganda we yamaze ibihano bye ariko nawe ntarahanugurwaho ubusembwa bura no gutora ntabwo abyemerewe kugira ngo impamvu mbitinzeho ni no kugira ko umwuka w'amatora waratangiye komisiyo y'amatora iri gukosora ilisite y'itora umuntu rero waba yarigeze gukatirwa n'inkiko ntasabe ihanagurwa busembwa kuko ntabwo ari automatique uwo muntu najya gusaba ikarita y'itora akayibura cyangwa yaba nayifite mu buryo bunyuranyije yarayibonye ku bundi buryo yagera ku biro by'itora akavuga ati wowe akibura wemerewe nicyo kiza donc wigeze gukatirwa n'inkiko asaba ihanagurwa busembwa nyuma y'imyaka 5 hari na hibiri ku byaha byoroheje so ko rero kugira ngo bitinzeho kugira ngo nibura abantu bumve ko so rero ngira ngo ibibazo namuhaye nabanje kumuha ibibazo 7 waganiriye na madame Ingabire Victoire yego kubera ko umunsi yagiye umunsi amaze gusomerwa hari abanyamakuru benshi ariko nge ntago nari mpari ko nagiye za Kabuga kandi nari nizeye kuzamubona nta n'igihamya cy'ukuri nari kubaza nk'ibyabariya umuntu rero uboneka umuntu wamagara akitaba umuntu uvugana kuri telefone icyo ntakora no kugera iwe jusqu'à nouvel ordre ariko kuba namwandikira akansubiza mba numva byose nakazi inzira zo kubona amakuru ni nyinshi uba
uramwandikiye uramubajije namubajije ibibazo binyuranye bijyanye n'uburyo akora politike abona ko bigoye, ati ikibuga kiranyerera, mubaza ukuntu afunguwe isomo yakuye muri gereza, mubaza impamvu atasubiye i Burayi, mubaza inama yagira ku bakorera politike hanze y'igihugu, mubaza nyuma yo gutsindwa icyo abona amahirwe ya Ntaganda uko ayapima, mubaza mbese mubaza uko abona Padiri Nahimana. So muri bake ni byinshi namubajije na suggestion, ariko nawe yaragusubije. Yes. Okay, none ubwo rero uragenda ikibazo kukibaze urajya udusubiza urajya usubiza ibyo yagusubije. Yego. Waramubajije uti imbaraga zo gukomeza politike aho idashoboka uzikomora hehe? impamvu ituma nkora politike bidashoboka mu Rwanda kandi dufite itegeko nshinga riha abanyarwanda uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe harimo no gukora politike. Iyo mpamvu niyo soko y'imbaraga zanjye. Bigaragaza ko hari ikibuze kandi kigomba guharanirwa kugeza tukigezeho. Kubaka igihugu kigendera ku amategeko dufite ntabe ayo mu mpapuro, akaba ayo kubahirizwa kandi na buri munyarwanda wese yabisubije mu nyuguti nkuru. Yego. Uruhongero bamubaza uti kuba waraje bakagufunga byagwaye iriye somo kuki udacika intege? Ati kera iyo najyaga gusura kwa nyogokuru muri za Ngororero, bakavuga bati tugiye gusura banywanyi bacu inyuma y'iriya misozi ya Kageyo, narashegaga ngo tujyane. Imvura yaba yaguye ngasanga hanyerera mu tuyira tubi, kandi nabaga mvuye hafi ku Gisenyi mu mujyi, aho ngenda kuri kaburimbo nambaye n'inkweto. Muri iyo misozi nakuragamo inkweto nkagenda nyeranyereza, ariko nkagera aho tugiye. Isomo nakuragamo kwari uko niba nshaka kugera aho ngiye inkweto nzikuramo, kuko ndi kugenda ku misozi atari kuri kaburimbo hanyerera. Inkweto zigenda kuri kaburimbo zitangiza iyo njya mu bunyerere. Kuza ngafungwa byanyumvishije ko ikibuga cya politike mu Rwanda kinyerera. Byanyibukije rwa rugendo rwo muri ya misozi ya Kageyo, nagombaga kugenda nyeranyereza nakuyemo inkweto, ariko nkagera iyo njya. Kuki nyuma yo gufungurwa utasubiye imahanga? Umunsi nafasheho icyemezo cyo gutaha mu Rwambyaye cyari icyemezo cya burundu. Ndi iwacu, nta mpamvu yo gusubira imahanga. Ariko mafite umuryango cyane, umufasha wanjye arwaye kuva 2016, nifuje kumusura, ariko nk'uko ubizi nasohotse ku mbabazi za Perezida wa Repubulika, harimo ibyo ngomba kubahiriza nko kudasohoka mu gihugu ntasabye uruhushya. Nasabye uruhushya inshuro zirenga 3, sinasubijwe. Kane, wagira nama ki abakorera politike hanze y'igihugu? Ibibazo bya politike biri mu gihugu, ntiwabikemura uri hanze. Politike umuntu ntayikorera ku giti cye, ayikorera abanyagihugu kandi afatanyije nabo. Ni nayo mpamvu nahisemo kuza kuyikorera muri cya kibuga kinyerera. Abari hanze ubundi bibaye byiza baza tugaterana ingabo mu bitugu, ariko amahitamo ni ayabo. Njye ibyo nahisemo nuko mbona ari byo bikwiriye, nubwo bigoye. Ese nyuma yo gutsindwa kwawe ubona Maître Ntaganda afite amahirwe angana iki? Maître Ntaganda buriya yasabye gukurirwaho ubusembwa imyaka 5 ikirangira nyuma yo gufungurwa. Itangazo aherutse gusohora kwari ukwibutsa. Ntabwo rero namenya igihe urukiko rwateganyije kuzamuha igisubizo. Mu mboni zawe buriya Padiri Nahimana asaza kwiyamamaza? Ntabwo nzi gahunda za Nahimana Thomas, ntacyo nasubiza kuri gahunda ze. Aramutse aje se iriya politike wowe uyibona ute? Wabwira iki abamukurikira? Bizagira kuki?
amashyaka ya politike bishishikaza gukurikirana n'ibyo abari mu buyobozi. Amashyaka na politike bishishikaza gukurikirana n'ibyo abari mu buyobozi, kuko nk'umuturage usanzwe ngomba gukurikirana ubuzima bw'igihugu uko bucunzwe, noneho nk'umunyapolitike ngatekereza uko aho bitagenda neza byakosorwa kugira ngo igihugu cyacu kijye mbere. Niyo mpamvu nkunze gutanga ibitekerezo ku bitagenda nerekana nuko mbona byakemurwa. Nk'uko nabivuze hejuru, politike ikorerwa igihugu n'abanyagihugu bagituye. Igihe hari abanyagihugu bari hanze y'igihugu ku mpamvu zinyuranye, ndetse bamwe muri bo bagakora n'ibikorwa bya politike, icyo gihe ubuyobozi bw'igihugu nibwo bugomba gusuzuma uko ibyo bibazo byarangira kubw'umutekano urambye w'igihugu. Mfatanyije na Maître Ntaganda nk'abanyapolitike bakora politike imbere mu gihugu, twanditse icyo twise urwandiko rw'inzira, road map, rukubiyemo uko ikibuga cya politike mu Rwanda cyakumutswa, abantu ntibakomeze kukinyereraho, kuko byatuma abakorera politike hanze y'igihugu baza kuyikorera mu gihugu, uko twakubaka umutekano urambye w'igihugu, iterambere rirambye kandi rifite imizi muri demokarasi, uko twaba dushimangiye ubumwe bw'abanyarwanda kandi dusigasiye ibyagezweho. Yes, aha rero niho wahereyeho umubaza n'utundi tubazo nabanje kumubaza, ariko se Madame Victoire ibi bintu nzabitangaze? Araseka cyane ati ntacyo. Namoje nta kibazo mbitangaje, ati ntacyo. Ahubwo ati mfite umuvandimwe wajyaga ambwira ngo umunyamakuru ntumubwira ibanga, umubwira icyo ari butangaze. Ati kimwe no gusangira ikirahure n'umupolisi, ati murasohoka agahita agufata ngo utawe muri yombi, utwaye wanyoye. Aka kantu impamvu ngasomye, hari mbere yuko njya muri sukesi yoze ku kibazo cya 7, niba nawe hari no tukomantere ushaka kumbaza ku gice cya mbere tumaze kuvuga. Ibi mbigarutseho kubera ko hari abantu tujya tuganira, bakagira ngo umunyamakuru aza gusaba umugeni. None nta misango, amakuru haye umunyamakuru wenda niyo mpamvu nanjye nagize politesse exige nkamaza ngo nzabitangaze, ariko niyo wambwira ngo ntuzabitangaze mba nabimenye, mba nzabivuga mu bundi buryo kabisa. Ni ukuvuga ngo uyivugana n'umunyamakuru mubanze mugira ibyo mwemeranye, umenye ko ibyibanze umusangiza amakuru. Gusa hari ibyo yashobora gutangaza mu majwi, ashobora gutangaza mu mashusho, ashobora gutangaza ibyo wamubwiye terike, ashobora kubitanga yabikozeho commentaire, ashobora no kubitangaza mu bundi buryo nyuma y'igihe byarataye igihe, ariko ubuzi ko umubiki nta banga umunyamakuru abika. Umubwiye uramubwiye, hanyuma wenda we ni ushobora kujya icyo areba ni format na opportunité yo kubitangaza, uburyo azabitangaza azabicisha mu buhe buryo, ariko byanze bikunze iyo umubwiye wamubwiye icyambere n'amakuru. Ikintu cyambere n'amakuru, justement umunyamakuru ntabwo agenda agiye gushaka ibindi bitari amakuru, abagiye gusaba amakuru. Umubona mu bukwe uriya n'ubundi ni umunyamakuru. So rero ku kibazo cya 7 amaze kunsubiza ku bijyanye n'abanyapolitike bakora politike hanze, namubwiye nari ku igisubizo mpaye ku kibazo cya nyuma, kineye kukubaza utubazo. Iyo road map yanyandiko yavuze urwandiko rw'inzira, iyo road map mwakoze wowe na Ntaganda, na Maître Ntaganda, uramubaza uti yego kuki ari we wenyine mwayikoranye, kuki wahisemo kwikorana na Maître Ntaganda? Ingabire Victoire agasubiza ati twayiteguye twembi nk'abanyapolitike bari mu gihugu, navuga ko bahejwe mu rubuga rwa politike imbere mu gihugu, ndetse nyuma amwe mu mashyaka akorera hanze nabo baza kuyemeza bayisinyaho. None mwayishyikirije nde? Twayishyikirije mu biro by'umukuru w'igihugu, twayihaye n'inteko nshinga amategeko ndetse na Sena, hari mu kwezi kwa 6 2021.
nyuma twaje kwishyikiriza ibihugu binyuranye bifasha igihugu cyacu mu bijyanye n'iterambere development partners birimo n'umuryango w'abibumbye cyane intumwa idasanzwe y'uwo muryango mu karere kuko harimo nuko amahoro mu karere k'ibiyaga bigari haboneka amahoro arambye. None babasubije iki? Abayobozi bo mu gihugu cyacu nta numwe wagize icyo ayivugaho. Ibihugu binyuranye twahaye iyo nyandiko bemera ko ibikubiyemo ari ukuri, bimwe bakatubwira ko baziga uko byashyirwa mu bikorwa, abandi bakatubwira ko igihe cyo kubishyira mu bikorwa kitaragera. None follow up yayo muyikora mute? Kubagize icyo badusubiza dukomeza kugenda tuganira nabo uko ibihe bigenda bihinduka mu gihugu no mu karere. Urabizi politike ni dynamique, ibintu biba bihinduka buri gihe. None bigeze he? Biragora burya muri politike kuvuga ngo ibintu bigeze aha, kuko nkuko maze kubikubwira politike ni dynamique, si nka statistique bavuga ngo iyi formule ikugeza kuri iki gisubizo. Muri politike nta formule zibamo, ndetse iyo ni imwe mu mpamvu ntacika intege nkuko wabimbajije mbere. Muri politike ushobora kuryama bugacya ibyo wagiye kuryama bihari byahindutse byose. Murakoze Madame Ingabire Victoire. Yego. Nyuma yo gushimira Ingabire Victoire Karegeye niwe mberaho. Yego rwose. Ibisubizo wahawe. Hera kuri nge nushaka usoreze kuri nge. Waranyuzwe? Iyo ntanyurwa nari kongera nkabaza. Ariko wenda hari ibyo nanjye nabazaga mfite ikiri gisubizo nkeneye, bimwe hamwe bigahura ahandi ntibihure. Ariko urumva byatumye menya ko niyo road map bayikoze we Ntaganda bakayishyikiriza amashyaka ari hanze, bakayishyikiriza imiryango nterankunga, akaba nemera aka kantu kanyuma kuvuga ngo politique ni dynamique. Yego. Ijambo politique ni dynamique, politike ibya politike bihora bihinduka. Niyo mpamvu bavuga ngo nta nshuti ihoraho muri politike, nta mwanzi uhoraho muri politike. Niyo mpamvu ujya kubona ibihugu byahoze birebana y'ingwe byahinduye, abahoze badacana uwaka bagiye ku murongo umwe. Niyo mpamvu ujya wumva abanyapolitike bahoze hanze y'ibihugu bari muri za manifestation, abandi bari ku maradiyo batukana bakaza bagakora kandi bagakora nk'abandi. Niyo mpamvu uzumva hari umusaza njya numva bajyaga niba baramubeshyeraga kuko burya umusaza yarapfuye, bavugaga ngo turi mu Rwanda uko batubwiraga, baravugaga ngo uwo musaza nta musatsi afite, yari yarahunze. Kanyarengwe, Colonel Kanyarengwe, baratubwiraga ngo Kanyarengwe yahunze azize yahunze abatutsi, ngo bamukuriye ku modoka umusatsi urashira, ngo aravuga ngo nzongera kuvugana n'umututsi umusatsi wameze. Ibaze uko twigaga, ibaze umuntu witwaga gutyo, ibaze umuntu hano bavuga ko ameze atyo, ahungira Tanzania. FPR bamaze kuyishinga babanza kujya kumuzana, banamugira chairman. Urumva uwo muntu ari umwe, wenda ibya mbere bishobora kuba ari ibihimbano, cyangwa se byabaho umuntu avuga yiganirira. Ariko muri politiki birahinduka. Aragenda ayobora ki? Ayobora abacamani b'ishyaka kabisa mu gihugu bavugaga ko ari iry'abatutsi. None riyoborwa n'uwavugaga ko atavugana n'umututsi. Wabyumvise? Ni dynamique. Ibintu biba byahindutse. Wari inshuti ejo ahinduka umwanzi, wari umwanzi ejo agahinduka inshuti. Ariko ibyo mvuze ntabwo mpamya ko yaba yarabivuze, ntabwo mpamya ko yaba yarabivuze. Urumva yavugaga kuko ngira ngo igihe yahungiye ntabwo nyuma ya 80 se byinshi ko byaherukaga muri za 64 na nyuma yaho gatoya 80 ntabwo byari byakagize. Siko urumva niko mbitekereza. Ariko nuko bavugaga kimwe nuko izo slogans zatangiye kwaduka cyane, bamenye ko ari mu mishyikirano, bamenye ko wenda hari abagiye kumunegosiya Inyumba bagiye kumunegosiya muri Tanzania ngo ajye gufasha abandi urugamba. Hagiye rero bafasha kandi barutsinda,
abaceyamani imyaka yayoboye imyaka buriya yayoboye imyaka myinshi ubwo ni urugero rumwe ahandi ukajya kumva wari umuroberi yifatanyije n'uri ku butegetsi abandi kumva politike ni dynamique ibi rero ashaka kuvuga isaha n'isaha ashobora kuryama akabyuka hamaze gufatwa ko kugira ngo wenda igikorwa runaka kigerweho ari uko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yinjizwa muri bwa butegetsi. So ni dynamique. Neza agatsiko k'amabandi ntabwo byuka umuntu wakavugaga ubu ni urabyibuka urakibuka agatsiko k'amabandi so rero ni dynamique buriya ko numvise buriya ariwe yabaye dynamique arahindura imyumvire ariko agira naho bamusanga abandi barwara kabije abandi bahoze muri FTR ukuntu baza ubuntu ukuntu banakora ubona imyanya babahaye ukuntu bayijegeza baba ari hejuru voilà politique ni dynamique ni question y'inyungu kandi ubundi inyungu za politike zakabaye ziviza umuturage so rero niba runaka umeze kwa kundi hari icyo yafasha kugira ngo inyungu za politike zigerweho n'umuturage agerweho byose birashoboka aka kantu Ingabire yavuze karimo isomo riryoshye rwose politike ni dynamique irahindagurika ibya politike birahindagurika bitewe n'igihari hari urundi rugero njya nkunda gutanga burya muri politiki hafi mu bihugu byose imyanya imwe yaba mu nzego z'ibanze yaba mu kizuru abaminisitiri imyinshi tageti ni hari gahunda ki niyo mpamvu iyo wumva nk'igihugu runaka kiri kugira kohereza ambasaderi w'umusirikare mu kindi hashira igihe bakoherezayo ufite idini rijya gusa n'iriba muri icyo gihugu ejo bundi kumva bashyizeho umucuruzi byose nibe agenda imeze ite niba ari ahantu batagetinga nk'amabuye y'agaciro bagashyirayo umucuruzi niba ari ahantu hari ikibazo cy'umutekano bagashyirayo uwo mu biturika njya mbyibuka cyane kera muri za mbere ya 2000 tugifite amakomine ariko na za ministeri na za ministeri nazo bigenda bitewe ngo niki gihari cyakorwa nande kandi koko njya mbona zinahindagurika cyane usende dufite state minister w'umugenerali muri Minafete si ubwa mbere zikari byo full general tukatunamusuza muri gihe cy'amakomine rero uburyo bashyiragaho ababurugumestre n'abakonseye byaterwaga nuko iyo komine iteye n'ubu n'akarere n'ubu n'uturere iyo kugira ngo meya runaka ajya hanaha ese ni akarere gakeneye ubukerarugendo bakazana uwize ubukerarugendo ni akarere gafite imanza nyinshi bakazana uwize amategeko ni akarere gakeneye gutera imbere mu bukungu bakazana uwize ubukungu ni akarere gafite amakimbirane imanza gacaca zitarangizwa gira inka na VUP gafite abakene bakazana uwize sociology gutyo ni akarere kagakeneye kweza bakazana uwize agronomy ubyibuka kuri Musanze Rubavu so rero Tsiro ejo ubwo rero nari ngiye kuguha urugero bashaka guhera ku bya kera kuko hari byinshi twabonye by the way iyo nkunda kugaruka hari byinshi twabonye ariko bitabitse ariko wenda iyo ndi kuri channel Karegeya Omar Pano wenda ikiganiro gishobora kuzamara y'imyaka n'imyaka runaka ntazi ibyo twagiye tubonesha amaso ntaho byanditse ntaho biri kept icyo gihe rero cy'ababurugumestre wararebaga umuntu akavuga ngo abaturage baha bateye bate turabashaka uwabashobora akatugeza kuri iyi nyungu n'uyu kuko ntuza umuhungu wa Sekarije Bitsindo Fideli yahise ayobora yahise ababurugumestre wahariya iwabo ari naho iwabo wa Sekarije ni iwabo wa Habyarimana urabyumva burakeye we n'ahandi burakeye bigeze abantu bamaze umuntu uri buze bagahuza nyine agashyira abaturage ku murongo abaturage bakamwumva akabashyira ku murongo ujyanye na leta iriho uri kubyumva mu gihe abatabizi babandi bicwa no kutabimenya bumvaga umuhungu wa Koroneli Sekarije ko ari we bitirira niringaniza niwe koko burakeye hari undi mugabo ushiyange ntabwo ndi buvuga amazina aho mvuka iwacu abantu bamaze guhunguka hakurikiyeho intambara y'abacengezi twari dufite umuburugumestre w'umudamu w'umugoronome hari tuziranye noneho abacengezi hatangiye kuza ibyo abacengezi bati
uyu mugoronome se n'abacengezi biravamo are baduha umwegisifari liyetona egisifari bera namutunguru noneho we icyo gihe cy'abacengezi yari umuntu umetiriza uzi abantu bahoze mu gisirikare cya kera yagera mu isoko akabona umuntu amuzi mu gisirikare amuzi mu fosi akabaza ati bite mwa amakuru waje ryari akamubwira agahita ahamagara cyangwa akareba mu rutonde yarugendanye muri nuza rw'abasirikare ba kera bari muri komine ayoboye yamuburaho ati ngwino uretse mugana injira mu modoka akagenda haba mu isoko haba benshi abazi urumva icyo gihe periode yariho kumenya ngo kugira umutekano ugire birasaba uwo umuntu wabaye mu biturika yari mwiza wo kubamenya niba kugira ngo ufate abaturitsa nuko warabaye mu biturika urabyumva urumva umusaza twari twarabanje wari umwarimu we waramubwiye ati bawigiyeyo ibi birakaze asimburwa n'uwo mugoronome hakurikiraho uwo mugabo uwo muriyetona nyuma hagaruka wa musaza kubera ko muriyetona abaturitsa yamaze so ni dinamike rero ako gakoryo kararyoheye yagera mu isoko rwose bite wowe waje ryari yamubura ku rutonde akavuga ati ngwino nkwereke yakuvumbura urumafu mu ngano we yari abazi so ni ukuvuga ngo ni dinamike niba ari igihe cyo kuzamura ubukungu abizi ubukungu sava niba ari igihe cy'imanza abizi amategeko sava ariko niba ari igihe cy'intambara abo mu biturika politike ni dinamike ubwo rero hari igihe gishobora kuzagera nabo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi twapa politike ni dinamike na za minisiteri bigenda bibamo n'ibisanzwe biterwa n'igihari ubushize tukora ikiganiro nyine tugaruka kuri ino kesi ya Ingabire Victoire wari wavuze uti twavuze ikintu kivuga ko kuba yaboneka mu matora ari ikindi kintu cyagira izindi mbaraga uranyibukije koko hari ibindi namubajije nyuma namubajije nese hari ahantu uzajuririra arambwira ati nzajya muri East African Court ariko impamvu bihuje byibukijwe n'icyo kibazo mbajije nuko igisubizo cyazava aho ngaho kuko agenda y'amatora yo ntishobora guhinduka ntago nek yahindura karandiriye ngo kubera victoire icyo je pense que no none reka ndebe yarambwiye ati namubajije se hari ahandi hantu wumva waza ibyo banza ibyo namubajije mbere arambwiye ati nzajurira muri East African Court hari ibiganiro twabanje kugira mbere uko ntangira interview yemewe reka nze mbikubwire kanze nkubwire uko yananyereje yanyandiko ye décision de la cour réhabilitation Ingabire Victoire reka ndebe ibindi twari twamaze kuvugana na press review communiqué Victoire ubwo si jeudi urubanza rwabaye kuwa gatatu rwasomwe mercredi ego rwasomye mercredi reka nkubwira ibyo twavuganye arabizi nawe ko nta na kimwe amambwira kitemerewe gutangazwa uri kubireba ariko tubibutsa abantu ko amakaro meza ari kwikaro plaza ejo ndahasuye sha hari munsi rwose iya gare yo mu Giporoso munsi ya station yego aho niho hari amakaro meza uyakeneye cyangwa ushaka kugira ibyo babaza bindi bahamagare kuri 0783 250 46 ejo bundi narabasuye da narabasuye ariko ntago byari urukumbuzi aya narabasuye narigiye kureba ko nta produit cyacya bazanye sanga bazanye banyereka za jibusamu banyereka n'ibindi bintu ngo bakoresha basepara inkuta narabasuye mu rwego rw'akazi da baragakanze se okay noneho urenda mubaza nabaje se ese ubu hari ahandi muteganya kujuririra arambwira ati nzajurira muri East African Court handi yavuga ko ubundi yari yaratsinze ni muri EAC manza ro rwa Afrika ntago byibuka neza hanyuma dogera namaza ariko igisubizo ko cyazaboneka nyuma y'amatora aransubiza ati
igikenewe ni ukugira ngo icyemezo cyica nkana itegeko nshinga ry'igihugu kidahinduka itegeko, hakazagira n'undi uzabigenderaho. Sinifuza ko iki cyemezo cyazaba jurisprudence. Wibuke ko imwe mu ntego y'urugamba ndiho ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko. Donc ikizatuma ajurira ntabwo ari kugira ngo yiyamamaze, icyo azajurira ni ajurira kira cyemezo ku buryo kitazafatwa nk'umwanzuro wa jurisprudence, ku buryo n'ahandi bajya bakigenderaho. Nibyo yambwiye. Ndumva yego, ndumva kandi kabazo namubajije nti okay, ndavuga nti ndamubaze se ntari ku mwanzuro numvise wancanze ukuntu itariki yo kurangiza igihano yari bati itariki yo kurangiza igihano yari taragera, bati kwitaba inzego, bati gutegereza 2030 bivuga ati burya body language ntibeshya. Ni kenshi ujya wumva umuntu wari muzima agenda nta kibazo agaragaza, ariko bwacyo ukumva ngo yitabye Imana. Nyuma baza gupima intandaro y'urwo rupfu ukumva ngo yazize indwara, ukibaza uti indwara itaragaragaje ibimenyetso ni nyabaki? Nibyo, hari indwara zica bucece, iyitwa stroke iri muri zo, kubera ko nta bimenyetso simusiga igira, uretse ko hari ibyo ushobora gushingiraho. Ni indwara iteye inkeke, kubera ko abenshi mu bayirwara ntibabone kirengera mu maguru mashya, irabahitana. Abayirokotse ikabasigira ubumuga ku buryo ntacyo bashobora kwimarira. Ku isi yose abarenga miliyoni 100 barwaye stroke. 55% by'abo yibasira ni abagabo, mu gihe 60% muri bo ari abarengeje imyaka 55 y'amavuko. Stroke ni indwara ibaho iyo amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa agize impamvu yabuza kugenda. Iyo bibayeho, uturemangingo tw'ubwonko dutangira gupfa nyuma y'iminota 3. Nubwo nta bimenyetso simusiga igira, hari ibyo ukwiriye kwitondera. Nutangira kuvuga udidimanga, umuntu ugatangira kugendera uruhande rumwe, ijisho ukagerageza kurifunga cyangwa kurifungura ntibikunde neza, wagerageza kuvuga bikanga kandi ntacyo wari urwaye. Ibyo bintu byibonyeho usabwa kwihutira kujya kwa muganga mu maguru mashya. Nubwo ari indwara ikomeye ndetse ikabihitana benshi, n'abayirokoka bakaba bake, hari uburyo ushobora kuyirinda, nko gukora imyitozo ngororamubiri, mu byo ufungura ukibanda ku mboga n'imbuto, kunywa inzoga mu rugero byanashoboka zihagarika, kureka kunywa itabi, kugabanya ibiribwa byiganjemo ibinure, kugabanya isukari n'umunyu birengeje urugero, kwirinda ibiribwa bitari umwimerere, aho kurya inyama zitukura ukibanda ku bivanyanja nk'amafi n'ibindi, ukanywa amazi ahagije kandi ukaruhuka bihagije. Nubwo stroke ari indwara ivurwa igakira iyo ifatiranywe mu maguru mashya, abenshi mu bayirwaye bahitana, ndetse n'abayirokotse ikabasigara ibisenzegere. Inkuru nziza nuko mu Rwanda hari umuryango ufasha abarokotse stroke, witwa Stroke Action Rwanda. Babafasha kuvuza abo yasigiye ubumuga, gukora ubukangurambaga bwo kurwanya stroke n'ubuvugizi ku burenganzira bw'abayirokotse. Umuryango ntiwabigeraho wonyine hatabaye uruhare rwa buri wese. Ugira neza ukayisanga imbere ikurindiriye. Uruhare rwawe rwaramira amagara y'umuntu. Inkunga yawe irakenewe. Wayicisha kuri code ya mobile money 988 993 cyangwa kuri konti iri muri beka 1034 16 13 85. Dushyire hamwe mu guhangana na stroke n'ingaruka zayo, kubera ko buri wese ni umukandida wayo. Body language ni expression faciale. Body language itanga amakuru nyayo. So urumva rero akora ibyo n'igano twagiranye mbere yuko tuvuga avuga ati umuntu wasomye umwanzuro icyo cyamurengaga kurusha icyo usomerwa. Usoma yarushaga icyunzwe usomerwa. Usoma yarushaga yarabize ibyo yakurusha usomerwa. Ni hatari kweli. Anyway, wenda ikiza yagusubije mu Kinyarwanda, nawe ibibazo bimuje mu Kinyarwanda abantu barabyumva, nagira ngo dukore indi interpretation nini cyane. Ahubwo wenda commentaires zishobora kuzaza kuri kino kiganiro zishobora kuduha umurongo wo kumenya niba hari uko nawe uzifite wambaza izo ntashoboye nkamubaza, nta kibazo rwose. Kuvugana nawe kuri telefone, kwandikirana nawe nta birenze. Icyo ntakora n'ukugera iwe. Ariko wenda nabyo bizaza si dynamique ze. Itangaza bakuru ryo ari dynamique wenda. Oya ubu ntagira. Ni dynamique. Okay.
nta kibazo reka tubwire abantu ko Stroke Action Rwanda yego bafitiye ubutumwa bwiza kandi ikeneye inkunga yanyu, ifite akazi ko ifite gahunda yo kwigisha abantu uko stroke ifata, ariko bagira ngo banabyumvise muri ntuza muri documentaire ya Dashim ntoya ya Dashim avuga mu buryo buri documented. Yes, bashaka kwigisha abantu kwifata, kuyirinda, kuyivuza, ariko no gufasha abo abayirokotse kubasha kujya muri kine. Hari abatabasha kugera aho babasha gukoresha ngo bagire ubuzima nibura bagarure iminsi y'icumi. So rero kode bishyuraho ni 98 ya konti ya Bekayo, ngira ngo uraza kuza kuyicishamo, urajicishamo, ariko na Dashima arayisoma. Yego. So nibyo ngibyo rero Karegeya, ntabwo ngiye ndi bugire byinshi ndenzaho, ahubwo nyemerera abadukurikiye umwanya nabo baduhe comment nyuma yo kumva icyo urukiko rwafashe icyemezo n'icyo uwo bafatiye icyemezo bivugaho. Ibyiza waramwaprochinze nawe umubaza bya bibazo byose wari ufitiye amatsiko. Ibishoboka byose ufitiye amatsiko. Nagerageje, ariko n'ejo bundi nakongera nkamubaza. Nta kibazo, nagerageje. Hano yagusubije kuri Nahimana, numva meze muri kwikura mu ntambwe 18. Uvanyemo iki? Hano agusubiza ku cya Nahimana. We yikuye muri 18 bati ngiye mvuga ndeba ku banyapolitike bari active. Oya yanze. Oya hariya rero, hariya yanze, urumva nuko nta mu YouTuber uvuga kuri mugenzi we. Kandi isaha nawe politiki ni dynamique. Ari Victoire ashobora kuguma hano, cyangwa se akazagera agasubira i Burayi, aho Nahimana asa naho ngo yashinze ikindi gihugu akaba guverineri, nako akaba yita perezida, umukuru wa guverinoma mu buhungiro. So rero ubuzima ni dynamique cyane. Nahimana akaza kuko hari ubushize bigeze kuvuga ko yageze i Nairobi n'ibindege yaramusize, yari yaje kwiyamamaza. So rero urumva ntabwo yamuvugira, bira ni ibintu birenze, kandi n'umunyapolitiki urumva ntashobora, urumva afite irye, Ingabire Victoire afite irye, Nahimana ashobora kuba afite irye, bashobora kuzahuza bakaba bamwe, cyangwa se bombi bakiyunga kuri leta iriho mu gihugu, cyangwa se nanone bakongera bakihuza bakaba bamwe hanze y'iyo leta. Bakaguma muri competition n'ubundi. Voilà, byose birashoboka rero, ari nawe uriko wabigenza. Nuko kera tukiba mu giskuti ku ishuri wirindaga kuvuga n'aba basavira. Haba hari amasezerano kera bajyaga batwigisha Mutaga na Mutara basezeraniye mu twicara bamitwa Nyaruteja, ibyo bitaga pacte de non agression, aho bagiraniye imimaro yo ko bataterana. Buriya rero hari biba bisanzwe birinaterera umuntu mukora ibintu bimwe nk'ibihango. Oya ntabwo ari igihango, igihango kiba hagati y'inshuti, ariko imimaro iba hagati y'abantu batinyana. Ahubwo ntuzakora iki sinzakora iki. Ujya wumva pacte de Varsovie, biriya biri Ukraine n'Uburusiya na OTAN na pacte de Varsovie, ibyo bivuga ngo mugire mutya natwe tuzagira gutya. Nkunda no kubyibutsa, nigeze kukavuga gatoya, n'akantu abantu benshi baba batazi, cyo kora wenda badukurikira benshi bari advanced mu myumvire, ariko si bose. Icyo bita mu nkubiri y'ubwigenge bwa Afurika, hari cyabaye cyitwa Atlantic Charter. Atlantic Charter imaze gusinywa niyo yatumye inkubiri yo kubona ubwigenge yihuta, ukabona hari n'ibihugu biboneye umunsi umwe. Parce que muri Atlantic Charter byari byanditsemo, byandika Amerika ibwira abanyaburayi ngo yari ntuza yari minisitiri w'intebe mu Bwongereza yari Churchill, niba ari Winston yego, hanyuma iriya probablement Roosevelt, barasinya ngo umunyamerika bavuga ngo rekura Afurika, abwira umwongereza ngo rekura Afurika, nanjye ngira ikindi nigoma. Icyo gihe nibwo bashyizeho n'imipaka yo mu mazi ya hehe no mu kirere, nanjye nukomeza Afurika nanjye hari ikindi ndakora, duhombe twese. Imimaro rero ni icyo gihe kibivuga ngo nko kuvuga ngo gabanya ibitero kirimbuzi, gabanya ibisasu kirimbuzi, nanjye mpagarika indege kirimbuzi. Uranyumva? Iyo ni imimaro rero, nizo pagiti. So rero ntabwo rero nanjye sinamugira inama yo kwataka mugenzi we. Oya narimo mvuga nyine ku bantu ku giti cyabo, ushobora gusanga nabo bakagiranye imimaro,
nubwo Victoire ayikinira mu Rwanda naho Imana akayikinira hanze ariko bose bahuriye ku kuba bari muri opposition niko navuga bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ariko isaha n'isaha bashobora guhuza bakihuriza hamwe ku ntego imwe bashobora guhurira mu gihugu bose ku ntego imwe bagahuza na leta iriho bashobora no kuguma kuri ariko ntibabura ntago rero urabyumva nawe uko utagenda ngo uko umuyutumbera atagenda ngaponde mugenzi n'amashyaka nuko n'abanyapolitike nuko urifata ibyo byo nibisanzwe buriya nije muntu utajya agira rutangira ariko arahogera okay asante sana so Karege nyemerera duhirira aho ngaha wenda ibindi twazabigarukaho ubutaha nyuma yo kubona commentaire wenda bazatwandikira tubashimire kandi gukomeza kugira ibitekerezo content irahari ntabwo commentaire bazatanga kuri Ingabire Victoire nazayikora bikiganiro nka nyuma y'ibindi nka bitatu yego ntabwo ari ngombwa guhozaho ibintu biremereye biremereye yego nubwo nabyo bitoroshye buriya ubutaha twakavuze kuri Kibiriga n'uriya mudamu presidente wa njyanama wanayoboraga Rika akabihura byombi tukavuga no kuri iriya miceri toni 800 urumva ko muri commentaire ntabwo nahita nkora ikiganiro cya Victoire vraiment ni kweli nibura nzavuga kuri iriya miceri nibura nzavuga kuri uriya muceri uriya muceri umwana yambwiye ngo ni sondori bavuze ko bagiye kuzana ibiceri bazana sondori ariko rero naho umugabarira miliyoni 100 za banke noneho ikamyo y'umutanzania iri kubara $200 za buri munsi abagabo bararira uzi ko umugore ari we wikomeje ahubwo abagabo babiri barize se abagabo barakurira nk'agahinda ndimo ndavuga ngo uyu munsi abagabo bararize babiri aho guriya mugore wa Marinette niwe wihanganye nta bagabo basutse amarira urumva rero ni nk'ibyo umuntu yazavugaho nakasa mutwe nk'ibyo umuntu yazavugaho wenda kanakomoza ko no ku rubanza rwa kwisomerwa rya kwisabirwa igihano kwa Gasana n'imiburanire ya Rashid nayiteje akasa mutwe ngira ngo naho tuzahengekera commentaire ku kiganiro cya Ingabire Victoire bizaza nyuma y'icyunamo dayera urakoze cyane.